Aziya na Oceania ni ibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania ni ibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Uburayi na Amerika, Aziya na Oceania, ibihugu bya Afurika biraducumbikira. Banyarwanda, banyarwandakazi kandi inshuti zacu twongeye kubasuhuza. Nge ubasuhuza nitwa Bonheur, tukaba turi ku chaîne ya Ipfundo TV ndetse na Bonheur TV. Bonheur TV, c'est le bonheur de la génération. Turasuhuza rero abanyarwanda bose aho bari, turasuhuza abari mu majyaruguru n'amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu gihugu hagati. Ariko ntago dushobora kwibagirwa abavandimwe bacu bari mu gihugu cya Kongo bavumva ururimi rw'ikinyarwanda, abari mu Burundi ndetse n'abanyarwanda bose aho bari mu bihugu bitandukanye turabasuhuje. Ikaze rero kuri iyi chaîne yacu. Uyu munsi tubazaniye umutumirwa wacu w'akadasohoka Bwana Guillaume Murere. Bwana Guillaume Murere, mwiriwe? Mwiriwe neza Bonheur. Ya, turabasuhuje rero kandi turagira ngo tubahe akanya namwe musuhuze abadukurikiye. Murakoze cyane, ndasuhuza abatwumva bose, nawe ndagusuhuje n'abandi badufasha ku buhanga bw'ibyuma. Nsuhuje abari butwumve. Icyo tugambiriye ni ukugira ngo duhe abanyarwanda amakuru ku byabaye, twumve uko byagenze, kuko burya ngo utazi yava ntamenye iyo ajya. None nitumara kubyumva tuzahereho dufata ingamba nshya zo kubaka u Rwanda rw'ejo rwiza rw'abanyarwanda, umunyarwanda wese yibonamo, aho twese tuzajya tujya mu Rwanda nk'umwana ujya iwabo, atari ubu ngubu u Rwanda ruri urwa bamwe, harimo bamwe bameze ari b'abana bo mu rugo bavuna umuheha wakongezwa undi, abandi bakaba nka ba bana babaja bakubitirwa amazi nyina yavomye. Ubwo ngubwo ni icyo tugamije. Ahasigaye Bwana Bonheur, twakomeza ikiganiro. Murakoze cyane Bwana Murere. Tugitangira kino kiganiro turashima Uwiteka Imana ishobora byose kandi turahimbaza yuko yongeye kuduhuza. Turasabira umugisha utagabanije umutumirwa wacu tugiye gusangira bino biganiro. Dushimiye kandi Uwiteka ko akomeje kurinda abanyarwanda aho bari hose. Ntabwo twibagiwe abandi, abari mu bitaro, abari mu mazu y'amabohero, mu imfungwa zose aho ziva zikagera, bose turabihanganishije kandi turashima ko Uwiteka ayobora kino kiganiro ndetse tuyoborwe n'umwuka, ibivamo bigira akamaro abanyarwanda bose mu izina rya Yesu. Murakoze rero Bwana Murere. Ubushize twagiranye ikiganiro, ariko mu kiganiro twifuje twavuzemo ibintu byinshi, turagira ngo tugaruke kuri bimwe nubwo ibiganiro byacu ari akagaruka. Tukaba rero tugiye kureba muri make, mutubwire icyo mutekereza ku bintu bijyanye ubushize amateka y'u Rwanda, cyangwa se mu bimaze iminsi bivugwa, havuzwe urugendo rw'uwitwa Muhoozi, umuhungu wa Museveni, ajya mu Rwanda. Havugwa ifungurwa ry'umupaka w'u Rwanda n'Ubuganda, ndetse byari bimaze iminsi binahwihwiswa ko na Kagame, Paul Kagame ashobora kuba yaragiriye urugendo muri Kenya. Niba ari muri Kenya, niba ari mu Buganda, ubwo aho yagiye hose ni mu bavandimwe be. Ibyo si ikibazo. Gusa rero tukagira ngo turebe mu bintu twavuze ubushize. Mwatubwiye ukuntu mwatunyuriye muri make, ukuntu interahamwe zatangiye, mutubwira aho zatangiriye,
ubwo wenda batarakurikiye ikiganiro twagize bakireba kuri ayo masheni navuze, Ipfundo TV na Bonheur TV. Noneho tuvuga isoko y'interahamwe, twagiye tureba amasano, mutwereka amasano ari hagati y'interahamwe zari mu gihugu, zitwa ko zari mu gihugu, n'abantu bo muri FPR, ariko mukatwemeza ko mu by'ukuri FPR ariyo yaremye interahamwe. Twageze rero aho tugera, mutubwira ko mu by'ukuri bigaragara ko ubutegetsi bwo mu Rwanda buri mu maboko ya Jeannette Kagame, Madamu Nyiramongi. Uyu munsi rero abakunzi bacu baratwandikiye baravuga bati ibi bintu ntabwo turi gusobanukirwa, batubwira ko Paul Kagame ayoboye igihugu, none ni gute uyu munsi mwe mutubwira ngo ubutegetsi buri mu maboko ya Nyiramongi? Bwana Guillaume Murere, mushobora kuduha ibisobanuro kugira ngo abakunzi bacu babashe gukurikira neza, basobanukirwe n'ibyo mwavuze? Ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane. Nibyo, niko mbibona. Ngewe ngerageza kureba ibintu, kubera ko njye ntari mu Rwanda, ntabwo navuga ngo ndavuga ibyo nahagazeho. Ikindi cya kabiri, aho nicaye nta ekipe d'enquête mfite ngo ijye kunkorera iperereza. Ubwo rero ngerageza gukora ibyo nita analyse systémique, kureba evolution des systèmes, kuko burya système yose ifite amategeko ayigenga. Iyo umaze kuyumva umenya ukuntu système ikora, ukaba uhereye aho wari uri, ukaba wavuga uti mu gihe gitaha tuzaba tugeze hariya. By'umwihariko urugo rwa Kagame na Nyiramongi nta n'urugo nk'izindi zose. Ni ukuvuga ko ibirangwa mu zindi ngo no mu rugo rwa Nyiramongi na Kagame ruzirangwamo. Umugabo w'igikatu nk'uriya Kagame agira ijambo, agategeka uko ashaka iyo abana bakiri bato. Iyo abana bamaze gukura, agakomeza gushaka gutegekana igikatu, umugore n'abana bishyira hamwe bakamutumura. Uriya mudamu Nyiramongi rero, amakuru avuga nuko nawe ntabwo yabaye mu rugo rumworoheye, ko yagiye akubitwa, atukwa, akahukana, ariko yarihanganye akomera ku rugo rwe, abana barakura. Ubu ngubu bavuga ko uriya mukobwa we Ange Kagame ari we wicara mu ntebe ya se muri presidence. Bariya bashinzwe sécurité ari ba Kazura, chef d'état major, ari bariya ba Nyakarundi bo muri sécurité, akaba ari baha raporo iyo se adahari. Na ku rundi ruhande umuhungu wa Nyiramongi, uriya Cyomoro, yicaye muri ubu ngubu yicaye muri RDB. RDB ni nka super ministère, yafashe ibyakorerwaga muri ministère de l'économie na ministère des finances, babibumbira hariya muri RDB. RDB niyo ifite ireba uko amafaranga yinjira kandi asohoka akoreshwa mu gihugu. Ifaranga ryose rinyura muri RDB. Ubwo rero ni ukuvuga ko abana barakuze, bagezeho komande
nkumva rero ko bagomba gukomeza nyina mu rugo akagira akagira imbaraga ziruseho nk'uko mu zindi ngo iyo abana bamaze gukura bigenda. Ikindi cya kabiri noneho by'umwihariko ni uko buriya Kagame muri gahunda ye yo kugira ngo yidodereho ubutegetsi agarure ubwami nk'uko bwari bumeze ku bwa Rwabugiri, ariko cyane cyane Musinga na Kanjogera abazungu bataraza, yashyizeho imitwe ibiri, nibura imitwe ibiri. Umutwe wa mbere ni bariya ba Republican Guards, umutwe wa kabiri ni Special Forces. Iyo mitwe ni imitwe y'ingabo itegekwa na Presidence, itegekwa na Kagame cyangwa se umusimbura mu ntebe ye. Ntabwo iyo mitwe itegekwa na Etat Major. Ni abo ngabo rero nibo bameze, nibo bishi b'ibwami, nibo Kagame abwira ati uriya ndamutanze, bagahita bamurangiza, noneho igihugu kigashya ubwoba kugira ngo baticwa. Noneho ijambo rya Kagame cyangwa se rivuye muri Presidence rigakurikizwa. Ni kimwe no ku ngoma ya kera, umwami aho yabaga ari mbere, ndavuga umwami mbere y'uko abazungu bambura Musinga uburenganzira bwo kwica uwo ashatse igihe ashakiye, le droit de vie et de mort. Umwami yabaga afite agatsiko k'abicanyi be bahoranaga nawe, noneho yavuga ati uriya ndamutanze, bagahita bamufata bakamurangiza. Noneho ubwo ngubwo umwami akaba Rwagitinywa, irivuza umwami rigakurikizwa. Donc iyo mitwe yombi, Republican Guards na Special Forces, wenda kongeraho n'indi mitwe nk'iriya za Intersec, ni ingabo nakwita zihariwe za Presidence za Kagame cyangwa se undi umusimbura muri Presidence. Noneho muri wa mushinga wa Kagame kugira ngo azidodereho ubutegetsi abwigarurire ubwe wenyine, yagiye muri bariya bavanye Ubugande, uwo yakekaga ko atamwubaha cyangwa se washakaga mu Cyongereza bavuga to challenge, mbese nko kumuvuguruza, Kagame yahitaga amwica. Twavuga nka kapiteni nka Komanderi Kayitare, uriya bitaga intare batinya. Twavuga nka bariya ba Wilson Rutayisire, twavuga bariya ba Patrick Karegeya, twavuga na Banyamwasa n'abandi benshi cyane. Ubwo rero uko yagendaga arimbagura abo babanye i Bugande, niko yagiye ati icyizere cyabo. Ubwo muri abo ngabo babanye i Bugande, urabona uriya muryango waba David Himbara, uriya ni Rugigana, ntabwo ari Rugigana, ni bariya bafunzwe, bariya bafunze, bariya ba Joel Mutabazi, bariya izina ry'uriya musirikare ukomeye wo muri famiye ba Himbara ni uriya mu generali Byabagamba. Byabagamba. Urabona ukuntu bafashwe. Nanone urabona ukuntu mu minsi ishize, mu gihe gishize, yari yarijunditse uriya umuryango wa Banyamvumba, Patrick Nyamvumba. Byabagamba ariko sinzi niba ari generali, ubwo ntabwo nzi peta afite. Ntabwo ari ngombwa, ariko no kugira ngo abantu batamfata nk'aho intuzo ya. Urabona bariya ba Patrick Nyamvumba
na murumuna we Nduru Nyamvumba na murumuna we Robert Nyamvumba. Urumva abo bose ni abantu baturukanye za Uganda, ariko yagiye ku mpamvu ze yica cyangwa se afunga cyangwa se akabasebya, abandi akabashyira ku gatebe, abandi akabakenesha. Ubwo rero ko yagendaga atakaza icyizere mu baturukanye Uganda, niko Nyiramongi yagiye abwira umugabo we ati nyamara mfite abantu nizeye rwose bashobora kudukorera akazi, bashobora kugukorera akazi bakagakora neza. Ni uko nguko noneho iriya Special Force Republican Guard bayihaye Wirirwa Gasana wakuriye i Burundi, wakuranye na Jeannette Kagame. Noneho Special Forces bazishinga Rukika Rusisi nawe wakuriye i Burundi, wakuranye na Jeannette Kagame. Nanone bagiye noneho gusozera Etat Major bayishinga Jean Bosco Kazura nawe wakuriye i Burundi, na Securite bayishinga Nyakarundi nawe wakuriye i Burundi. Ubwo murumva ko organe za Securite z'igihugu, contrôle de la violence, ariho ubutegetsi bushingiye, ariho umutima w'ubutegetsi, dimwe umutima w'ubutegetsi bw'igitugu. Mbare gato ubwo ngubwo urumva ko contrôle de la violence ariwo mutima w'ubutegetsi bw'igitugu buri mu maboko y'abantu bari iruhande rwa Nyiramongi. Noneho iyo ufashe no mu gisivile ugafata uriya nkayo Yolande Makoro, uriya muvugizi wa guverinoma, muzi ko ari umukobwa wa Specioza Kayihura wacumbikiye Jeannette Kagame i Nairobi, donc ni nk'umuryango wa Jeannette Kagame. Nanone ugafata uriya Claire Akamanzi utegeka RDB, akaba ari ni nk'umukobwa wa Jeannette Nyiramongi. N'abandi bantu benshi cyane, ni imiryango mbese mikeya twigeze kubibona babidusesengurira, ariko ni imiryango mikeya itegeka yikubiye ubutegetsi, ariko byose bikaba biri mbese centre yabo akaba ari Jeannette Nyiramongi. Niyo mpamvu rero mvuga ko Jeannette Nyiramongi, ubwo twavuze nyine ko muri RDB harimo n'uriya muhungu we Ivan Cyomoro. Ni ukuvuga rero ko ubutegetsi hafi ya bwose bufashwe n'abantu bari mbese bagize aho bahuriye, bagize icyo bapfana, swati mu miryango cyangwa se mu bucuti na Nyiramongi. Niyo mpamvu njye mvuga ko ubu ngubu Nyiramongi ari ufite ubutegetsi. Ikindi kigaragara noneho nuko nka Gisobukiwe nibwo ukunze kubitwereka akadusesengurira buri gihe ko amafoto batwereka ya Kagame haba harimo ibintu byo gutekinika, ko mu by'ukuri uwo batwereka mu mafoto atari Kagame, ariko bigaragarira buri wese. Ntabwo ari ibintu bisaba ko warize ibyo bita analyse d'image, ubona ari ibintu byo kugenda baremekanya. Ni ukuvuga ko Kagame niba atarapfuye ntabwo agifite kapasite yo gutegeka we ubwe. Ubwo rero ibyo byose bigatuma mvuga ko ubu ngubu ubutegetsi buri mu maboko ya Nyiramongi. Ndumva wenda icyo ngicyo umuntu yaba agishubije. Okay. Ukavuga uti kuba abantu bose bari mu butegetsi ubu ngubu bayoboye cyane cyane ibijyanye n'umutekano mu bya gisirikari, bose baba bafite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi ariho Nyiramongi yabaye. Ibyo bigaragaza ko yaba afite ingufu muri iki gihe ugereranije n'uko mbere byari bimeze, cyane cyane ko abavanye na Perezida Paul Kagame mu Buganda
bose benshi basa naho bigijweyo, abatarapfuye barafunzwe, abandi barahunze. Ubwo murakavuga muti ibyo ngibyo iyo umuntu abyitegereje asanga ari byo bitanga imbaraga kuri Nyiramongi. Ariko yego ntabwo abavuye Uganda bose bapfuye cyangwa bahunze, harimo abayobotse bemera kuba imbata za Paul Kagame, nka bariya Batutu Rutaremara na n'uriya General Kabarebe, n'abandi nka bariya ba Doni Polisi bagiye muri buriya buhezanguni bwo gushyigikira Kagame. Abo ngabo bashoboye kubaho, ariko bakabaho bigura, bakikiriza mbese intero nyir'urugo yateye irivuza umwami, akaba ari ryo bikiriza, noneho bagashobora kubaho. Ariko abashatse kumucaranja cyangwa se kuba bavuga bati ibi ntibigenda, wari ukwiye gukora gutya kugira ngo igihugu kigende neza, byari bikwiye kugenda gutya, bitavuye kwa Kagame ubwe, abo bose abatishe yarabafunze, abatafunze yabashyize ku gatebe, yarabakenesheje. Iyo ufashe nka Patrick Mazimpaka, hari aho mukimwumva, kandi yari umuntu ukomeye. Bihozagara, hari n'abitwa abo bitaga ba kaka Karenzi Karake, bariya ba Karenzi Karake. Umuntu navugaga Bihozagara witabye Imana, mbese yarafashwe nabi pe. Muravuga uriya waguye i Burundi? Nzi ko yitabye Imana, ntabwo nzi niba yaraguye i Burundi cyangwa yaraguye. Icyo ko yari yarongera arahunga ajya i Burundi, yari yatangiye gukora y'ubworozi bw'ingurube, ariko arongera aragaruka. Ikiri cyo ni uko yapfuye, mbese nk'umuntu utagifite kute muri RPF ya Kagame. Abo bantu bose ni mbona, ugashyiraho n'abariya ba Pasiteri Bizimungu, ugashyiraho n'aba Kanyarengwe, ugashyiraho abantu, mbese abantu bose bashoboraga nko kuba babwira Kagame bati nyamara wenda dore uko ibintu byagenda. Abo bose yabafashe nabi, abatishe yarabafunze, abatafunze yarabohereye, abatarahunze yabashyize ku gatebe, arabakenesha, bakena umuzambo. Ubwo rero yatakaje nyine amaboko n'icyizere mu bo bavanye i Bugande. Noneho niho nyine Nyiramongi ya profise akinjizamo abantu be. Nuko nguko bashoboye gufata nk'uriya ambasaderi Eugene Gasana, bakamunoma ambasaderi muri Etats-Unis, bakamusaba kujya yiyoka ku muryango wa perezida, n'abo bandi bose, mbese poste zose strategique ziri mu bantu ba Nyiramongi. Rwose ubutegetsi bwemeza ko buri mu maboko ya Nyiramongi. Nkurikije iyo analyse, niba hari abandi bafite ukundi babibona bazaza bakabidusobanurira, ariko ngiye niko mbibona. None Bwana Murere, Paul Kagame yigeze kuvuga ko kubwe yumvaga yasimburwa n'umuntu w'umudamu. Murashaka kuvuga ko yaba ashaka kuvuga umugore we, cyangwa byifashe bite? Simbizi niba yaravugaga umugore we cyangwa yaravugaga umukobwa we, cyo kuri iryo jambo yararivuze. Ubwo rero amateka niyo azatwereka niba koko. Ndakeka ko Nyiramongi arakuze, ndumva atari uzaba perezida, ariko mbese navuga ko Nyiramongi muri iki gihe ni umugabekazi. Bishatse kuvuga ko mukoresheje isesengura ryanyu, ubu ngubu Nyiramongi afite imbaraga ku buryo aramutse atanabaye perezida ngo asimbure umugabo,
uwajyaho yaba ari ubushake bwe, nicyo bishatse kuvuga? nicyo bishatse kuvuga. Ngiye mvuga ko urabona muri iki gihe bavuga ko wicaye mu ntebe ya se ari uriya mukobwa Ange Kagame, kubera ko uriya musore Cyomoro we mwabonye ko amafoto arahari n'amavidewo, ni umusore wikundiye iraha akaba yibereye mu guceza, akaba yibereye mu nkumi, igisirikare kikaba atashatse kukijyamo, nubwo se yashatse kubimushyiramo ariko umuhungu arabyanga. ubwo ngubwo bamushyira mu bijyanye n'ubucuruzi no gucunga imari mwariya muri RDB. ngira ngo mwumvise ko uriya musore aherutse kugura inzu ya miliyoni 7 z'amadolari muri California. Urumva rero we ntabwo mbese ibintu byo gutegeka directement abifite. Icyakora mwabonye noneho ko bohereje uriya muhungu wabo mutoya Yani Kagame muri Royal Military Academy mu Bwongereza. Ubwo ni ukuvuga ko mu myaka 2-3 azaza none ari umusirikare. Ndumva azaza bakamuha poste ikomeye, mbese mbona ariho ubwo bari bategura kuzaba umwami nyamwami, noneho Nyiramongi akaba umugabekazi noneho wemewe full time. Nge nuko mbibona. Ubwo wenda twasimbuka noneho tukareba aho ubwo butegetsi bwa Nyiramongi buhuriye na ziriya ngendo za Muhoozi Kainerugaba i Kigali. Yego, naho nari ngeze rwose, niho nashaka kwerekeza. ngira ngo mbabaze noneho, iyo mwitegereje isano ry'urugendo rwa Muhoozi yaravuze ati ngiye nzajya kureba marume, ntabwo wenda nzi niba muzi n'amasano bafitanye, mwabidusobanuriraho gakeya, mwabidusobanurira kugira ngo twumve wa mugani isano ryaba riri aho ngaho. Mu ijambo ni iryanyu Bwana Murere. Nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, hariya twavuga aho ruzingiye, twavuze ko se wa Museveni Amos Kaguta na Museveni bazaga gusura Pasiteri Eustache Kajuga kuri Shyira, bakahamara igihe, abantu bari bahatuye rwose bakababona. Ari nayo mpamvu hari abanyarwanda, hari bamwe bavuga ngo Kaguta Museveni ni umunyarwanda wo kuri Shyira, ariko nyenyeka ko atari umunyarwanda wo kuri Shyira, ahubwo nuko yazaga gusura uwo Pasiteri Kajuga. None muri icyo kiganiro twerekanye ubucuti magara bwari hagati y'umuryango wa Pasiteri Kajuga binyuze ku muhungu wa Pasiteri Kajuga uriya Jean Husi umugwaneza wari patron wa Surimex, ko uwo umuryango wari inshuti magara y'umuryango wa Murefu se wa Jeannette Kagame. Ni ukuvuga ko Museveni yafataga Pasiteri Kajuga nka se wabo. Noneho urumva ko Nyiramongi yamaze kugenda akarongorwa na Kagame, ntabwo Pasiteri Kajuga ntiyabuze kubwira Museveni ati wo ni umukobwa wanjye. Ubwo bikaba nkaho Nyiramongi yageze kwa Museveni ari nka mushiki wa Museveni. Ariko ubwo turebye abatarakurikiye ikiganiro twasaba kugira ngo bazanagikurikire, ubwo muravuga Pasiteri Kajuga mukavuga na Pasiteri ariwe se wa Museveni, hanyuma murashaka kubihuza gute bya Pasiteri Kajuga na Nyiramongi, byo mubihuza mute kugira ngo turebe aho biri kwerekeza ayo masano? Ayo masano twayavuze mu kiganiro cy'ubushize, nuko uriya umuhungu wa Kajuga Jean Husi Mugwaneza yari inshuti y'umuryango wa Murefu,
ariko ntabwo ari ubucuti bwari bwavukiye i Kigali, ni ubucuti bari bafitanye na Murefu akiri i Bujumbura. Noneho Murefu ahungutse ageze i Kigali, ubwo bucuti bwarakomeje. Aho ngaho niho mbihuza, donc ni nkaho noneho ubwo bucuti bwarakomeje. Hari n'abavuga ko Nyiramongi yabaye girlfriend, inshoreke ya Jean Husi, ariko ibyo ngibyo navuga ko ari nka vie prive, ariko ubwo bucuti bwari buhari hagati y'umuryango wa Murefu, hagati ya Jeannette Kagame na Jean Husi, umuhungu wa Pasteur Kajuga. Ni ukuvuga ko mbese niho mvuga ko Nyiramongi amaze kurongorwa na Kagame, yageze kuri kuriya Museveni, abo kwa Murefu ntibabuze kumubwira bati uwo ni umukobwa wacu. Ari nayo mpamvu bavuga ko Nyiramongi yageze kwa Museveni yahise aba umutoni mukuru, ndetse bigizayo Jeannette, uriya mugore wa Rwigema na Rwigema. Mbese Kagame na Nyiramongi baba abatoni kwa Museveni kurusha Rwigema. Ikindi nakubura ni uko uzi ko Museveni we filozofiya y'ubutegetsi ni ugutegekesha ubwoko, ni ugutegekesha umuryango, ni ugutegekesha retini, ni ugutegekesha famiye. Ibyo ngibyo we arabyivukira. Niyo mpamvu nk'uko mwabibonye uriya mugabo Muhozi yavuze ati Kagame is my uncle, they are my family, ati ababarwanya bazamenye ko barwanya umuryango wanjye. Noneho ahantu ibintu by'u Rwanda bigenda bisobekerana, mu kiganiro cy'ubushize uzi ko Museveni ari we waremye Kagame. Kagame ntacyo yari cyo, ntabwo ari kimwe na Rwigema wari wariremye akarema ingabo ze za Enera. Naho Kagame we yaremwe na Museveni. Noneho amaze kuremwa na Museveni, Kagame amaze kugera mu Rwanda abaye perezida, ashaka nawe kujya kuri high table, kuri table d'honneur, ashaka kuba umugabo ku giti cye, mbese kwivana kuri titeri, kuri titoro, guhora ari nk'akana ka Museveni kwa. Niho bageze hariya Igisangani baraharwanira, ingabo z'u Rwanda ziciza Uganda. Ubwamfeti umubano hagati ya Kagame na Museveni uba mubi kuva icyo gihe. Mu kiganiro Charles Kambanda, Professor Charles Kambanda, uyu munyamategeko wa New York, aherutse guha ikiganiro, gukora ikiganiro ku Itahuka, avuga ko Kagame yashatse kwica Museveni, ko yagiye akabwira uriya mwopoza w'Umugande Besigye, akamubwira ati Museveni kugira ngo tuzamuvaneho tugomba kumuvanaho hakoresheje intwaro. None wowe genda ube umutware, ube mbese la figure politique, ube nka representant politique w'uriya muvuma ADF irimo irwana n'ingabo za Uganda muri Congo. Ati noneho ngewe nzabaha amafaranga mbaye n'intwaro, hanyuma Museveni tumuvaneho. Urumva rero ko Kagame yashatse kwica Museveni, ariko Museveni nawe si umwana, akavuga ati kiriya cyihebe, kiriya gisare cy'ikihebe ngo ni Kagame, kitagira uwo cyubaha, kitagira icyo gitinya, nindamuka mvuye ku butegetsi kizanyica cyangwa se kinyicira abana. Nawe akiha misiyo avuga ati nzaguma ku butegetsi kugeza ngihangamuye.
ubwo rero niho amaze gutohoza neza amakuru ari mu Rwanda yaje gusanga ya migaga ya Kagame yaragimbye ko ubutegetsi mu by'ukuri mu Rwanda butakiri mu maboko ya Kagame, ahubwo byagiye mu maboko y'uwa wundi umeze nka mushiki we Nyiramongi. Nibwo yavuze ati noneho rero ubwo ari uko bimeze, ubwo cya cyihebe cy'igisare cyavuye mu nzira, reka njyewe njye kubwira buriya butegetsi ko twongere dutsure umubano, twongere mbese bajya muri ya plan finale yo kugira ngo u Rwanda na Uganda bibe igihugu kimwe. Kandi kuri Twitter ya Muhozi nawe yarabyemeje, aravuga ati bitinde bitebuke u Rwanda na Uganda bizaba igihugu kimwe. Donc naho rero ni uko nguko ziriya ngendo zo gutsura umubano za Muhozi Kainerugaba n'izo ngendo bavuga za Kagame, uwo bita Kagame kuko ntabwo ari Kagame nyawe, njye nemera ko atari Kagame nyawe, ariko niwe bavuga ko ariwe Kagame muri zo za Uganda kwa. Naho ngaho ni uko nguko mbihuza, ariko nanone kubera ko ziriya nkotanyi zizi filozofi ya Museveni ni nka babandi bakina esheki. Nawe ni umumachiavelien, ni umuntu ukurikiza za principe za Machiavelli, za principe za cyami za kera. Uvuga ati ashobora kugira umunsi akiyita inshuti yawe, ariko wavumbye gatoya akagusogota. Niyo mpamvu nabariya bavuga bati ntawamenye ibya Museveni, ntitwamenye icyo agamije, reka tubigenze gahoro. Ni uko nguko justifia biriya byo kuvuga ngo umupaka wafunguye ariko ntabwo tuzawufungura furu. Hakongeraho ko hari n'ibindi bibazo byihariye by'u Rwanda. Urabona bafunguye imipaka bayifunguye bakamera ko Abanyarwanda bagenda, urabona Kagame yafunze Abanyarwanda, abafungira iki? Kubera ko kariya gatsiko baguye ibifu, babaho ubuzima buhenze cyane. Abategetsi bose hari i Kigali bagendera muri za V8, abana babo biga mu mashuri ahenze no mu mahanga, batuye mu mazu y'amagorofa. Ibyo byose rero bitwara amafaranga akava hehe? Mbere jenoside nyuma ya 1994 imfashanyo z'amahanga zarisukiriye, amafaranga aba menshi. Bigeze muri za 1996 bajya muri Kongo barasahura, ariko ubu ngubu imfashanyo zigenda zigabanyuka. Ubusambo bakoraga muri réseau internationale bakagenda bagafata inguzanyo y'imishinga y'imirimbo, twavuga nk'umushinga wa Simantori y'Imashyuza, umushinga wa Simantori yagombaga gucana Nyiramugengeri yo mu Gishoma na Nyanza, ukuntu iyo Simantori itigeze ikora. Twavuga nka centrale kuri Nyabarongo babeshye ngo bazavanamo za megawati zitagira ingano, kandi tuzi ukuntu umugezi wa Nyabarongo ungana ko wenda uzashobora kuvanamo megawati zirenze 15-20. Twavuga n'iriya projet ngo ya gaz metane ya Kibuye Power, ngo y'amashanyarazi avuye muri gaz metane. Iriya ni ghost plant, nta kilowateri n'imwe iba produite kuri gaz metane. No, biriya ni ikibaye ubusa, ni ikizu kiri aho ngaho berekana, ariko nta kilowati n'imwe. Rero ni amafaranga bagendaga biba muri Banki Mondiale na FMI. Ubwo nabwo barabavumbuye, ngira ngo muzi ko hari umukozi wa FMI cyangwa Banki Mondiale
waje kwegura avuga ko u Rwanda rwibye miliyoni zigera kuri 200 z'amadolari batazi ukuntu yakoreshejwe, batazi ukuntu yarigishijwe. Ubwo rero kubera ko bakeneye amafaranga menshi bafunze bakabanyunyuza. N'iriya misoro y'ururengera, ni kuriya umuntu wese ujyanye inkoko ku isoko agombe yishyure. Ari amakoperative y'abamotari bagenda, mwarabibonye ukuntu abamotari bavuga ukuntu bakorera ubusa kubera imisoro n'amatakse n'ibindi bagenda babishyuza. Ngaho muri rura, ngaho umusoro wa buri munsi, ngaho jire yihariwe bagomba gukodesha bagakora, ariko byose mbese bakonka abaturage. Ni ukuvuga ko bafunguye imipaka abaturage bahunga bakava mu Rwanda. Bakavuga ati rero none y'amafaranga twibaga twanyunyusaga mu baturage yava he? Nk'ariya amashuri ahenze mu Rwanda, amashuri mu Rwanda arahenze ku buryo bukabije, kandi abantu bagiye kwiga hari Igoma na za Uganda bajyagayo bakiga ku mafaranga makeya. Ni ukuvuga ko bafunguye imipaka hariya amashuri menshi yahomba, abaturage bajya kwigira muri Kongo, bajya kwiga mu Bugande. Ubwo rero naho ngaho ubona batahise basamira hejuru iriya ofure ya Museveni yo kugira ngo batsure umubano. Ariko ubwo ngubwo hari na biriya byo muri Kongo. Urabona Museveni ari kurwanya ADF naru. Kagame amaze gufunga imipaka, Museveni yagiye agirana amasezerano na Kongo kugira ngo bubake umuhanda wa Bunagana, Rucuru na Goma. Noneho ibya bicuruza byanyuraga mu Rwanda bikambukira ku Gisenyi n'Icyangugu bijya muri Kongo, bikaba byanyura mu Bugande bikagera i Goma, byagera i Goma bimwe bigashyirwa mu mato bikagera i Bukavu, noneho do Bukavu bikajya muri Sud Kivu. Nanone bagirana amasezerano na Tanzania n'u Burundi bavuga ko bagiye gusigura imihanda ku buryo ibicuruzwa byaba mu Bugande bikanyura muri Tanzania bikazahinguka mu Burundi. Urumva rero ko u Rwanda bari bamaze nk'aho bamaze kuruzenguruka. Ubwo rero ba Kagame nabo bati ntabwo twaviramo aho ngaho, nibwo bazamuye iriya M23 ijya kurwanya Kongo. Kandi urabona na Museveni noneho we arimo kurwanira Kongo kuko arimo ararwanya ADF nayo. Donc urumva rero ni ibintu complex, ni ibintu by'insobe, ariko barimo baracengana. Muhozi yavuze ati byanjye bikunde kera u Rwanda n'Ubuganda bizaba igihugu kimwe. Niwo mugambi bari bafite mbere y'intambara ko u Rwanda n'Ubuganda bibe igihugu kimwe, noneho bakajya kwigarurira nibura igice cya Kongo. Ese bazabigeraho? Ayo ngayo ntawe ufite, ntabwo ndi umupfumu ngo mbe navuga ngo bizagenda gutya, ariko nuko bimeze. Nuko kuko nasobanura iby'ibyo rugendo. Yego, mukiri aho ngaho wenda mu ijambo rimwe, Museveni amaze kubona uburenganzira bwo kujya kurwanira muri Kongo, u Rwanda bisa naho byarubabaje. Ibyo biterwa n'iki? Oya, nuko u Rwanda ubundi nirwo rwari centre, ibintu byose byakorerwaga muri Kongo byanyuraga mu Rwanda. Okay. Byanyuraga mu Rwanda. Noneho Tshisekedi ahageze agirana umubano wihariye n'Abanyamerika, arongera agirana umubano wihariye na Museveni nawe w'inshoreke y'Abanyamerika. Noneho Kagame asa nk'uguye hagati. Okay. Asa nk'uvuye mbese kwibere. Urumva rero nawe aravuga ati ntabwo naviramo aho ngaho, ngomba kuguma kwibere. Niba atari ibyo ngibyo iyi Kongo ngomba kuyigaruza.
bumvishe ko hari n'ibintu batangiye kuzana bya biganiro bavuga bati kiriya gice cya Nord Kivu hari ibice bya Kongo byari by'u Rwanda, dushaka ko bigaruka bikaba iby'u Rwanda. Ese bazabigeraho? Ibyo ngibyo ni amateka azabitwereka, bazabyerekana, ntabwo namenya ko bizagenda. Okay. Mu bakunzi bacu batwandikiye bakurikiye ikiganiro cy'ubushize harimo wavuze ati ariko iyo ubona kuba ko mwari munabikomejeho mu kanya muvuga ibya Rwigema, ariko yaravuze ati ariko ko bakomeza kuvuga Rwigema yitwa intwari, iyo bavuze bakavuga Paul Kagame baravuga bati ni mwene Rutagambwa, ni mwene uvana ahangaha. Rwigema we yaba aturuka he? Yewe ngewe icyo nzi Rwigema ni umunyarwanda, ariko ntabwo nakurikiranye amateka ye, udimwe ntabwo nkibyibuka. Ubwo muzatubarize kubera ko abantu baravuga bati se abantu bose ko bamwemera bavuga ko ari intwari, kandi kuko bakemera cyane cyane iyo batekereje ku buntu bwe, uko bamuvuga n'uko yari ameze n'icyo yashakaga, bashaka kubanisha abanyarwanda, bakaba bati ariko se uriya muntu ubundi akomoka he, ava he, ese ni mwene nde? Ubwo nibibashobokera mukadukorera ikintu gisa n'ubushakashatsi, muzaba mudufashije kugira ngo turebe ko ibyo bintu babimenya. Noneho reka rero wenda ikiganiro cyacu duse n'abagihagarikiye ahangaha tugisubitse, kuko ntabwo tubirangiza uyu munsi, tuzagenda tubigarukaho. Ikibazo cya nyuma nababaza ni ukuvuga nti mu kiganiro twakoze ubushize mwashushe nk'aberekana ko interahamwe zaremwe na FPR kazigurisha ubutegetsi bwa Habyarimana, noneho bikagenda bigaragara ko hari abantu bari bazengurutse perezida wa Repubulika Habyarimana, ariko bisa naho uko babyumva cyangwa se uko byumvikana, bisa naho abo bantu bafashije ku buryo bw'umwihariko FPR kugira ngo yinjire mu butegetsi kugeza buhirimye. Hariho rero abibaza bakavuga bati ariko se Bwana Murere, iyo muvuze ibyo bintu mwumva atari gushaka guharabika abari ku butegetsi, muvuga ko wenda ntacyo bitayeho, cyangwa se ko ntabwo babifata nk'aho byaba ari ugushaka kuvuga ko ntacyo bari bashoboye, cyangwa se ko dushaka kubasiga icyasha. Ibyo bintu byo mubivuga iki? Oya, ntabwo ari ugusiga abategetsi icyasha, kuko niba tubasize icyasha tukavuga ko hari abavuga ngo Habyarimana ngo bari ibicucu, njye siko mbifata, kuko niba bari ibicucu natwe tukaba twaremeye bakadutegeka, ubwo ni ukuvuga ko twebwe turi ibicucu ho kare, turi ibicucu twikubye kabiri. Ntabwo rero ubwo natwe njye mvuga ko narangije diplome yanjye ya engineering muri electromekanike i Butare muri 1983, nari mfite imyaka 26. Nashobora guhita njya kwigisha muri universite, nashobora kuba umukadere, nashobora kuba gutegeka ikigo, nashoboraga kuba directeur cyangwa se directeur general wenda mu myaka mike nk'aba minisitiri. Ni ukuvuga ko nanjye nari muri umuntu navuga ko ari umwere, ni wa muturage uyu muhinzi mworozi. Ariko twebwe twize, twari dukuze ku gihe cya Habyarimana, natwe dufite responsabilité mu byabaye, nibyo zitukoma nkuru, ariko natwe dufite iyo responsabilité kuko twaremeye tubinwamo amashyi. Naho ku byerekeye
iby'ubwo butegetsi bwa Habyarimana njye navuga ko hari conflit entre deux types de culture, imico cyangwa imitekerereze. yego Hari imitekererezo ya rubanda rwa giseseka, culture populaire. Ni culture populaire ni ya yindi umuntu yayivugira muri wa mugani bavuga ngo kubaho ni ukubana, ibindi ni amahirwe. Ni ukuvuga ko abantu bo mu muryango umwe, abantu b'inshuti bagomba kwizerana, bagasabana, bagashyigikirana muri byose, igihe cyose n'ahantu hose. Ku inshuti yawe ugomba kuyizera nayo ikakwizera. Iyo nakwita ko ari imitekerereze ya rubanda. Noneho hari n'imitekerereze y'ibwami. Imitekerereze y'ibwami ni uko bavuga ngo umwami ntagira inshuti, agira abatoni n'abanzi. Ni ukuvuga ngo uraba umugaragu w'umwami umukorere, niba utamukoreye arakwica. Ariko ibyo ngibyo si ubwami bw'u Rwanda bwonyine, za dictature zose, ingoma z'igitugu zose niko zikora, n'ibyihebe b'abateroriste. Navuga nk'urugero rw'uriya wacucaga ibiyobyabwenge muri Colombia, Pablo Escobar. Abashaka bareba filime ye kuri Netflix yitwa Narcos, seri yitwa Narcos. We yagendaga abwira abantu ati le blé ou le plomb, ingano cyangwa urusoro. Bivuze ngo ndaguha amafaranga unkorere cyangwa ndakwica. Urumva ko bihuye na bya bindi by'ubwami. Umwami ntagira inshuti, agira abatoni n'abanzi. Nanone muri culture y'ibwami, ingoma ni nk'ijuru. Nicyo kintu cyo hejuru kiruta byose umuntu agomba gukorera. Umwami ndetse byaba ngombwa akanagipfira. Umwami muzi ko yabaga yacitse intege, babona atagishoboye gutegeka, muzi ko bamunyweshaga kugira ngo ave mu nzira ingoma isugire. Ni ukuvuga ko kugira ngo ingoma isugire, ibyo wakora byose kugira ngo ingoma isugire ni byiza. Haba kwica, haba kuroga, haba gukoresha uburiganya bwose bushoboka, kugenda abantu bakabagira inshuti, barangiza bakabashyingira, babashyingira bakabubira bakabica. Ibyo ngibyo byose biri muri iyo culture y'ibwami. Noneho rero buriya butegetsi bwa Habyarimana n'ubwa Kayibanda parallele baje bavuye muri ya culture populaire yo gusabana y'ubucuti. Noneho kandi bariya barunari bo ntabwo bigeze bava ku izima. Baravuze bati uko byagenda kose tuzaruhuka ariko iyi ngoma y'abahutu tuyiranduye. Ariko abari ku butegetsi bwa Habyarimana bo bakaba bavuye muri ya culture y'ubucuti y'ikivandimwe, yo gushyigikirana mu muryango. Nuko nguko Habyarimana yagiye akimara gufata ubutegetsi, agafata bene wabo n'ab'umugore, akabashyira mu myanya ikomeye. By'umwihariko agafata nka Sagatwa akamugira secrétaire particulier. Noneho abandi bari bazi iyo culture populaire nk'abariya bakaje guhakwa, bakagenda bakigira inshuti za Habyarimana, bakaba inshuti magara. Habyarimana akabizera, kandi bo bagamije kuzarimbura iyo ngoma. Naho ngaho niyo culture yabaye. Iyo culture y'ibwami rero yaraje igera no muri FPR. Ngira ngo hari inyandiko yitwa amabwiriza yo mu Rwanashyaka, ndayifite, ndayikohereza kuri email. Muri FPR baduhaga, bahaga bo bamaze kurukurita. Mu ngingo ya 2 baravuga bati, babwira abayoboke ba FPR, ntimukizerane ahubwo mujye muhora mukekana. Urumva ko mu gihe
mu ruhande rw'ubutegetsi tubwite se ubw'abahutu cyangwa se ubutegetsi busanzwe umuturage usanzwe wo mu Rwanda, yaba umuhutu yaba umututsi, bari muri ya culture populaire yo kwizerana. Abandi bo baravuga bati ntimukizerane, ahubwo mujye muhora mucungana. Nko muri FPR nta muntu wari wemerewe kujya guhura n'abo bitaga umwanzi, ni ukuvuga bo mu butegetsi bwa Habyarimana, atari kumwe n'undi umuherekeje. Ntabwo yari yemerewe kujyayo wenyine, kandi ntabwo ari wemerewe no kujyayo kuri inisiyative yawe, atari ishyaka, atari umuryango FPR wagutumye. Izo zose zikaba zari za mesures zo kwiproteja. Naho ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Habyarimana hakaba byari byo kugendera ku cyizere, ku kivandimwe, ku gicuti. Naho ngaho byapfiriye. Naho sinavuga ngo warumbajije uti abo bantu bari iruhande rwo kwa Habyarimana ntabwo ntibafashije inkotanyi kugera ku butegetsi. Kuba barazifashije nibyo, ariko ntabwo benshi ntabwo bazifashije mu buryo batari conscient, kuko inkotanyi muri modus operandi zazo navuga ko uwo bashaka kwivugana cyangwa se bashaka kwigarurira ngo abakorere, hari nashyiramo ibice bibiri. Hari abavuga bati okay, uriya muntu wo mu nkotanyi ni umuvandimwe, ni inshuti yanjye, nubwo ari mu nkotanyi ngewe nkaba ndi muri opposition, twakomeza tukavugana tukagendererana nta kibazo. Ubwo rero niba ukomeje kugendererana n'inkotanyi, inkotanyi zo zirakwiga zigakumenya. Buri muntu wese afite ikintu akunda, afite ikintu kimushitura, ku buryo iyo bakimubwiye ahita agenda. Ubwo baragenda bakakwiga. Iyo babonye umuntu ukunda inzoga n'abagore byo biba byoroshye, bahita bamuha inzoga bakamuha n'abagore, ubwo bakamurangije. Iyo ari umuntu ukunda amafaranga batangira kumubwira ngo business. Iyo ari umuntu ukunda icyubahiro baravuga ati uzi ko twakugira minisitiri, uzi ko twakugira ambasaderi, uzi ko twakugira iyo ari umuntu ukunda amasengesho baravuga ati nyamara nawe waza ugashinga itorero mu Rwanda. Urumva? Ubwo ni igice kimwe. Noneho hari n'abandi wenda bavuga bati ntitugendana n'inkotanyi. Abo ngabo kugira ngo babagereho bakoresha inshuti zabo, bagakoresha umuvandimwe wawe, bagakoresha inshuti yawe magara yayindi wizeye, ikaza ikagushyiraho confiance, ikagutumira nko mu munsi mukuru. Ariko urumva niba ari mu nkotanyi akaba yakoresheje umunsi mukuru yagutumiye, aba yatumiye n'inkotanyi. Noneho muri izo nkotanyi niho hazamo aba DMI bo kukurangiza. Ni kuriya natanze urugero rwa vuba, uriya pasiteri niyo Mwungeri wari inshuti ya Rusesabagina, yamushyizeho confiance, amuzana mu mutego kugeza amugejeje Dubai. Inkotanyi aba DMI bahita bamukubita mu ndege bamujyana i Kigali. Donc abenshi muri bariya bari mu butegetsi ntabwo bari bazi ibyo barimo, ntabwo bari bazi kubera nyine bya bintu by'ibyizere byo kugendera ku gicuti, byo kugendera ku kivandimwe. Njye ni naho mvuga ko niwo mutego dukunze kugwamo. Twazanawugarukaho mu biganiro bitaha, kuko njye mbona ari fondamental. Nawuvuzeho mu kiganiro natanze kwitahuka muri 2013, ariko ni nkaho kugeza ubu munsi abantu batabyumva, barakomeza kugendera ku gicuti, ku kivandimwe muri politiki. Abantu bakambaza ngo mbese ngo inkotanyi zari zikwizeye.
nkavuga nti politike ntabwo ari ukwizerana, politike ni umugambi muba mufatanyije, ugakora ibyo ugomba gukora nabo bagakora ibyo bagomba gukora. Yaba atabikoze waba umukeka amababa ukavuga uti bite byawe, ariko ntugendere ku cyizere. Ntabwo navuga ngo ba Habyarimana bari ibicucu, ahubwo nuko bari bavuye muri ya culture populaire y'icyizere, noneho bikongeraho nuko Habyarimana ari umwana wari uvuye mu muryango wifashije, umuryango mwiza w'abakristu. Se yari afite umugore umwe, ukuvuga ko bya bindi by'amahari ntabyo yigeze amenya. Arangije kwiga amashuri ntiyigeze agira ikibazo cyo kujya mu ishuri, arangije amashuri yikubita umwaka umwe Ruvanium i Kinshasa. Agarutse nyuma y'uwo mwaka abaguye muri École des Officiers, nuko yari agifite hari nk'imyaka 26 abaye chef d'état-major wa garde nationale. Urumva ni umuntu ubuzima bwe ntabwo yari yarigeze ahura n'ibibazo by'ubuzima ngo bimwigishe. Kandi hari umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo umwana warerewe mu mata ntaba umwami. Ntabwo yigeze agira ubutiriganya ngo yige ayo manyanga yo gucabiranya, ngo amenye ko abantu Habyarimana rwose n'umuntu kikura yaramikiye. Uzarebe no muri diplomasi ye yahoraga ashaka kugira inshuti, ba Mitterrand, ba Omar Bongo, Mobutu, ahantu hose yashaka kugenda agira inshuti. No mu gihugu yategekeshaga inshuti abo biganye, uwageraga akamwereka ko ari inshuti ye, uwo nguwo Habyarimana yaramukomoreraga. Niyo culture yabaye. Sinamwita igicucu, sinamwita ikigoryi kuko mvuze ngo ni igicucu, ni nkuko abantu barimo kubivuga bagenda bashaka kumutera amabuye. Oya, kuko muteye amabuye nanjye nabanyiteye kubera iki? Niba nkuko nabikubwiye twaremeye akadutegeka, ubwo ni ukuvuga ko nitwe turi ibicucu ho kare. birumvikana. Twemere ibyabaye, twoye gutera amabuye kanaka cyangwa kanaka. Cyokora ibyabaye nkuko Kizito abivuga ati amateka yacu yose ameza n'amabi tuyemere, kuko nitumara kuyemera none nubwo tuzabona imbaraga zo kubaka ibindi bishya. Naho ngaho navuga nibyo muti umwami agira umugaragu akagira n'umuyoboke, niba nabyumvise neza. Agira abatoni n'abanzi, agira umutoni akagira n'umwanzi. Ubwo binyubikije ahubwo ahantu Paul Kagame yavuze ati harya abo batavuga rumwe natwe bavuga iki? Batavuga rumwe natwe bavuga iki? Ubwo ndatekereza ko ari muri uwo mujyo. Ariko tujya kurangiza Bwana Guillaume Mirere, mukomoje nyine kuko kuntu abantu baterana amagambo, murabibona ko muri kino gihe abanyarwanda ntabwo nzi niba ari ukubera ibibazo twahuye nabyo, hari icyuka cyo kubona abantu igihe cyose bashaka guterana amagambo, bazanamo iby'uturere, bazanamo iby'amoko, bazanamo ibya Kiganduga. Ubu noneho ibimazeho iminsi ni ibyo kuvuga nyine ibyo byo kwa Habyarimana na Kayibanda n'iki. Bwana Mirere, ndagira ngo wenda nko mu munota umwe ni inama ki mwagira abantu niba ubu muri ku rugamba muvuga muti turi ku rugamba rwo gushaka kuvuga ukuri, ipfundo ry'ukuri, ipfundo ry'ubumwe n'amahoro. Wenda ritari ryari rya Habyarimana ariko naryo ntabwo ryari ribi. Mu by'ukuri ni inama ki mu gusoza, ni inama ki mwagira abanyarwanda wenda kuri iyo point yo kuba abantu bicara batagira umugambi n'icyerekezo, ahubwo bakicara bahanganye baterana amabuye? Mwabaha inama ki Guillaume Mirere? Ijambo ni ryanyu. D'abord inama navuga ni uko
muri iriya myaka 30 abahutu bategetse, ndavuga ku ngoma ya Kayibanda ni Habyarimana, Habyarimana na Kayibanda bari de personnes publiques. Nuko nanjye kuba nariyemeje kuza nkajya nza muri ibi biganiro, nkajya kuri kamera batangira kuvuga ibintu birebana n'u Rwanda, ni ukuvuga ko je suis une personne publique, ni ukuvuga ko nemeye ko abantu bamwe bankritika, bavuga, bamvuga, ngomba kubyemera. Ubutegetsi rero bwa Habyarimana n'ubwa Kayibanda ni ngombwa ko tubuvuga kuko bwaradutegetse. Hari ibyiza bwakoze birahari, ariko hari n'amakosa, n'ibyo twakwita amakosa cyangwa se kutareba kure byakozwe, nabyo tugomba kubivuga. Hari ukuntu rero umuntu avuga ati nyamara kubwa Kayibanda dore ibi ngibi ntibyagenze neza, abandi bati turavuga Kayibanda wacu watuvanye ku ngoyi, waba bivuze uri umukiga, bati ni uko uri umukiga. No, ntabwo ari uko ndi umukiga, ni uko tout simplement tugomba kumenya amateka yacu ameza n'amabi. Abandi wagira icyo uvuga kuri Habyarimana bati Habyarimana wacu uramuvuze, bagafureka bagatera amabuye. No, Habyarimana ni personne publique, hari ibyiza yakoze. Bimwe mu byiza yakoze nkunze kubivuga: yaduhaye amahoro, turasabana, yadushushanyirije ukuntu u Rwanda dushobora kurubanamo mu mahoro. Icyamunaniye ni kiriya kibazo cy'impunzi n'andi makosa yakozwe, notamment nk'iyicwa ry'abariya abanyapolitike b'Igitarama. Ariko umuntu yabivuga ngo ngo urashaka gutucamo ibice twewe muri opposition. No, ntabwo ari ukubacamo ibice, tugomba kuvuga ibyabaye tukabireba, kuko iyo tumaze kuvuga tuti hariya byagenze nabi, hariya habaye amakosa ya naya, nibyo biduha za mbaraga zo gushaka guhimba ibintu bishya. Ntabwo dushobora kugenda. Ni uko rero icyo nabwira abo bantu, nitureke kugendera muri politike, nitureke kugendera ku gicuti, ku kivandimwe, ku turere, ku bwoko, tugendere ku mugambi duhuje. Kuko niba tugendera ku mugambi duhuje tukaba dusenyera umugozi umwe, ubwo turi ku ruhande rumwe. Ariko niba ntabwo ari ukuvuga ngo bamwe ngo barashaka guca abandi intege. No, ntabwo ari uguca abandi intege. None se umuntu uri muri opposition yaca abandi intege abifite n'izihe nyungu, keretse atari muri opposition? Uri i Kigali watashye ngo yaca abandi intege, cyangwa urimo gukeza ubutegetsi yaca abandi intege. Ariko se umuntu wo muri opposition yaca abandi intege ngo bivanemo izihe nyungu? Abavuze igitekerezo cye nitucyakire, tugisuzume, twoye kumutera amabuye ngo wowe uri umukiga, wowe uri umunyenduga, wowe urashaka kuzamura amacakubiri. No, icyo nagivuga ni uko tuva muri uwo muco wo kugendera ku gicuti, ku kivandimwe, ku bwoko, ku karere, ahubwo umuntu akaza ari mentally free. Nibyo ntuza uriya mu activiste Martin Luther King yavuze ati psychological freedom is the most powerful weapon against the long night of physical slavery. Kwigenga mu bitekerezo niyo ntwaro ya mbere. Umuntu rero ugendera ku bwoko, ugendera ku karere, ugendera ku kivandimwe, uriya si inshuti yanjye sinamuvuguruza, uriya n'uwacu sinamuvuguruza, uriya n'uwo mu bwoko bw'abahutu sinamuvuga, uriya n'uwo mu bwoko bw'abatutsi. Uwo nguwo ntabwo aba ari mentally free, aba ari mentally slave. Aba ari umucakara w'ibitekerezo bye, aba ari umucakara mu bitekerezo, kuko aba ari umucakara mu bitekerezo, kuko ntabwo aba ashaka gukoresha iyo faculty Imana yamuhaye nawe yo gutekereza. Aba agendera mu kigare. Nicyo ngicyo navuga. Ariko turimo turatera imbere, njye mfite icyizere n'ibi biganiro byose tuvuga on est en train d'apprendre collectivement, turimo turigira hamwe.
nicyo navuga. Bwana Guillaume Murere turabashimiye cyane kuri kino kiganiro muduhaye, kandi turabizi neza ko turi kumwe. Tukaba dushimiye abakurikiye iki kiganiro ndetse n'abazagikurikira, twababwira ngo mwiyaboneshe Bonheur TV, le bonheur de la génération, Ipfundo TV. Murahasanga ibiganiro, mujye mubikurikira kugira ngo tubone ibitekerezo by'aba bantu batuboneye izuba, kugira kandi ngo bakomeze baduhe umuganda, baduhe n'urugero rw'uko dushobora kwiyubaka. Inama zabo turazikeneye, dukeneye urukundo, dukeneye ubumwe mu banyarwanda, dukeneye kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda bose rutavangura, dukeneye kumva ko u Rwanda ari u Rwanda nyiri. Bwana Guillaume Murere turabasezeyeho mu gihe byiza. Namwe mwakoze Bwana Bonheur kuba mwampaye ijambo. Kuvugisha abanyarwanda biranshimisha cyane, ndabikunda, ndanabikorera. Nzakomeza nk'uko Kizito bitubwira, ati Rwanda nziza ngo iduhetse, tuzagumya tugukorere mu bumwe gusa. Nicyo ngicyo. Turabashimiye, murakoze cyane. Murakoze.